Amateka ya Kabandana. Lieutenant General Kabandana yakoze inshingano nyinshi mu ngabo z'u Rwanda. Abantu batandukanye bagiye kwizihiza ubuzima bwe, harimo na General Retired Ibingira, aho yatanze ubuhamya bukomeye mu myaka 35 bakorana. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com, aho gifite umutwe ugira ati yarashwe kenshi ararusimbuka, arwana n'ibyihebe ntiyapfa. General Retired Ibingira ku bigwi bya Lieutenant General Kabandana. Aho mu muryango wa Lieutenant General Kabandana Innocent nabo babanye mu gisirikare kuva mu rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, bagaragaje ko yari intwari ku rugamba, atabara ubuzima bwa benshi ndetse nyuma akomeza kwigisha urukundo mu banyarwanda. Ni The Quick Times News nk'ubusanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Mbere yuko tugiye inkuru n'ubuzima imuzi n'umuzingo, ngira ngo duhere aho Lieutenant General Kabandana yavukiye ndetse n'umwaka yavutseho. Lieutenant General Kabandana yavutse mu mwaka w'1968. Yari mu ngabo zarwanye urugamba rwo kubohora igihugu kuva mu 1990 zinahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. General Retired Fred Ibingira babanye mu gisirikare ubwo yari mu mugoroba ho kwizihiza ubuzima bwe ku wa 9 Nzeri 2025. Yavuze ko abenshi bagiye mu gisirikare bakiri bato byari umuhamagaro wo gushakira abanyarwanda amahoro no kuba mu gihugu bose bibonamo. Yibukije ko bamwe mu bari mu rugamba bapfuye, abandi barakomereka bagira ubumuga bwa burundu, abandi bakomereka byoroheje, abandi barakira, ariko icyo twari tugendereye haba abatabarutse, baba abakomeretse burundu, baba ibyo byiciro bindi mvuze cyari iki gihugu kandi cyarabonetse. Ibyo yagombaga gukora mu buto bwe byose yarabikoze. General Retired Ibingira yavuze ko mu myaka 35 yabanye na Lieutenant General Kabandana ari umwe mu bantu barashwe kenshi ariko agasimbuka urupfu. Mu magambo yiwe yagize ati Kabandana ari mu barashwe kenshi, urupfu rero aho rubera imbwa ntabwo rwakabaye rufata Kabandana. Umugaba mukuru w'ingabo ari hano afite ingabo ayoboye, izo ngabo zakabaye zigabwa zigahangana n'urupfu. Ntirutware Kabandana, ariko imbwa irakwiba ukayoberwa uko yakwibye. Lieutenant General Kabandana yarokotse impfu nyinshi. General Retired Ibingira yavuze ko kwa 21 na 22 Ukuboza mu mwaka w'1990 Kabandana yakomerekeye ahitwa Nkanda, ubu habarizwa mu murenge wa Kiyombe, ubwo umwanzi yabageragaho hagati ya saa 12 na saa 1 bari hagati y'imisozi ibiri kubera umunaniro n'inzara, bakanguka babona umwanzi ari kubarasa. Mu nzira yo guhunga baca muri iyo mikoki, Lieutenant General Kabandana yarakomeretse bwa mbere ariko ntiyatinda gukira. Mu magambo ye yagize ati icyo nenda kubabwira ko rero umuntu apfira umunsi we,
uwo munsi Kabandana yagombaga gupfa kandi abahaguye bari benshi, ariko Kabandana yarakomeretse bisanzwe arakira. Yasobanuye ko mu mwaka w'1991 ingabo za RPA zirasa mu Ruhengeri, Cyanika na Muremure, hose Lieutenant General Kabandana yaharwanye ari umusirikare muto ariko ufite imbaraga nyinshi. Muri Gicurasi 1991 umuyobozi w'urugamba yahaye imbunda za machine gun 10 abasirikare bari muri batayo ya Bravo na Mike, kandi zagombaga gufatwa n'umusirikare ufite imbaraga kandi utagira ubwoba. Icyo gihe Kabandana yabaye umwe mu bahawe machine gun. Izo batayo zombi zagombaga kuva mu Birunga zikajya gufunga umuhanda wa Rusumo. Ibingira mu magambo yiwe rero yakomeje agira ati, aho niho namenyeye Kabandana neza rero. Tubaha imbunda nimugoroba zifunyitse mu mashashi zigifite amavuta bazisiga. Byasabaga abazihawe kugira ngo bagende bazoze bazitunganye bashe gukora akazi neza. Kabandana amanukana iyo mbunda kuko nge nari umuyobozi, abasirikare bandinda hari aho bari bateguye abamanukiramo. Umwe mu basirikare aramufata ati, wowe uracankandi. Afata ba basirikare kandi bitwaga ko ari bo bakomeye, arabakubita barahamuka bariruka. Umwe mu bari abarinzi bayibingira yagiye kumureba amubwira ko hari umusirikare wasaze akabakubita bose. Mu gitondo General Dadi Ibingira yabajije abasirikare uwaba yakubise abarinzi be. Kabandana ahita abyemera ndetse aravuga ati, bagukunda kuturusha, bagiye kugira ndabakubita. Yahamije ko ipeti rya mbere rya Kaporali Kabandana yariherewe aho. Mu rugendo rugana ku muri pariki Burasirazuba kwa 18 Gicurasi 1991, batayo yari iyobowe na Lieutenant General Ibingira yari imbere. Umuyobozi abasaba kuruhuka, Bravo yari inyuma ikarinda umutekano, ariko umwanzi anyura imbere agera ku basinziriye baryamye mu bihuru. Ati, twakuwemo n'amasasu menshi. Mu basirikare batoya barwanye bagatabara bagenzi babo Kabandana yararimo. Uko yagasohotse mu gihuru na machine gun ye atangira kurasa umwanzi, nta n'umuyoboye, nta n'umubwiye ngo kora ibi n'ibi, kubera iyo mbunda yabaga ifite imbaraga nyinshi, bituma abenshi basohoka mu bihuru, turisuganya turasa umwanzi. Ndibuka kuri iyo tariki nibwo General Musemakweli yarashwe n'abandi benshi bararaswa. Umwanzi yari afite ingabo 900 zari zihanganye na batayo y'abantu 200 badafite ibikoresho, bahangana n'ingabo za leta. Kuwa 21 Gicurasi General Bingira yarakomeretse ajya kuvurizwa hanze, asubira ku rugamba nyuma y'umwaka n'igice, yongera kubana na Kabandana muri batayo imwe. Icyo gihe Kabandana yari yungirije ushinzwe ibikorwa bya politike mu mutwe w'ingabo babarizwagamo, akabifatanya no kurwanya urugamba. Mu magambo yiwe yagize ati, mu 1994 mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, Kabandana turi kumwe guhera muri Mutara kugera i Butare. Ni umwe rero mu bantu bajya baboneka kuri izi mbuga nkoranyambaga
Ikarubamba yateruye umwana w'uruhinja warokotse mu bantu biciwe muri iriya paruwasi. Yavuze ko Kabandana yarokotse urupfu rurokokwa na bake cyane mu gisirikare, kuko mu 1994 bageze ku Ruhuha mu Bugesera yerekeje ahari General Mubarak Muganga ajyanye n'imodoka ya Daihatsu, agarukana abantu babarirwa muri 12 muri iyo modoka bari barokotse. Umuhanda Nemba Nyanza wari utezemo imine, ahantu hose bagaruka imodoka yaturikanywe na mine, abantu bose yararokoye barapfa, we ashya wese ariko ntiyapfa. Ati izi ntambara zose Kabandana yarazirwanye avaho, ejo bundi ajya kurwana n'ibyihebe mu mahanga gutangayo umutekano, ntiyapfa araza yicwa n'indwara. Yashimangiye ko Kabandana atazazima kuko asize abana, asize RDF n'igihugu yarwaniye akagishyira ku murongo. Ati njya numva bamwe mu nterahamwe bavuga ngo ijuru rizatwakira, niba ijuru rizakira ziriya nterahamwe, twebwe nitwe tuzaba aba mbere kwakirwa n'ijuru. Nta kuntu ijuru ryabaho ngo ntiryakire Kabandana watanze ubuto bwe, agatanga imbaraga ze, agakora adakorera umushahara, adakorera ibyubahiro, agakorera abanyarwanda. Uwo muntu ukorera ibyo imyaka 4 yamaze ku rugamba, nta mushahara, kandi abakozi b'Imana iyo ashinze itorero arishinga uyu munsi mu gitondo abature bagatangira gutura, kuko iyo badatuye iryo torero rirasenyuka. Ariko yamaze imyaka 4 adahembwa, aba mu itorero ridahemba ariko rihemba ukuri, ubuzima n'ubugingo. Muzi ko hari abagenzi bacu batatiriye iki gihango bakagira inda nini, ariko ibihembo babonye barabizi, ntibazapfa babonye iki cyubahiro. Lieutenant Colonel retired Naramabuye akaba Lieutenant Colonel retired Naramabuye akaba na murumuna wa Lieutenant General Innocent Kabandana yashimiye ubuyobozi bw'igihugu bwakoze ibishoboka byose ngo bavuze Lieutenant General Kabandana. Ati twabanye mu cyiciro byinshi cyane, twabanye mu byiciro byo kwitegura gutabara iki gihugu, tubana ku rugamba rwo kutitabarira, na nyuma yaho turabana mu majyepfo aho yarashinzwe kugira inama urubyiruko n'abandi bose bitegura gukorera iki gihugu. Icyo gihe abayobozi b'ingabo barabyibuka, bafashe icyemezo ko bamwe mu ngabo bajya gukomeza amashuri muri kaminuza y'u Rwanda n'ahandi. Lieutenant Colonel retired Naramabuye wigaga muri kaminuza y'u Rwanda yafatanyije na Lieutenant General Kabandana kugira inama urubyiruko no guhumuriza abari bafite ubwoba bwo kuzaryozwa uruhare rwa bene wabo muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ati utekereze izo mbaraga igihugu cyacu, kuko abayobozi nibo babaga bamutumye kujya kwigisha urukundo abantu bakoreye ubwicanyi abandi. Nkanamwibukira ku yandi masomo twafatanyaga guha urubyiruko rwari rucitse ku icumu
rwigaga muri kaminuza. Ntabwo nzi imbaraga aho zavaga, ariko ngarutse ku buryo twahoze tuganira nk'umuryango, umuntu agizwe n'imbaraga z'ubwoko butatu. Hari imbaraga za roho, imbaraga z'ubwenge n'imbaraga z'umubiri. Ibindi byose byubakwa biturutse kuri ubwo bwoko butatu bw'imbaraga. Yahamije ko Lieutenant General Kabandana yagendeye kuri izi mbaraga zirimo iza roho n'iz'ubwenge. Ati nizo zubaka ibikorwa byose umuntu akora, zari zubakiye ku rukundo nk'uko bakuru bacu batahwemaga kubidukangurira, batubwira ko urukundo ari yo ntwaro ya mbere tugomba gukoresha nubwo tutarabona izindi ntwaro zinyuranye. Rurakora babivuze bazahora babisubiramo, urukundo ni intwaro itaneshwa. Yashimangiye ko Lieutenant General Kabandana yakoresheje iyo ntwaro yubaka urubyiruko mu ngero nke nabahaye n'izindi nyinshi, agera ku ntego abera urugero abantu benshi cyane, kandi ntabwo dushidikanya ko Imana yamwicaje hafi yayo. Ntabwo rero ari amarangamutima, ibikorwa bye birivugira. Urubyiruko rwarazwe ibikorwa bya Lieutenant General Kabandana. Naramabuye yasabye urubyiruko gutera ikirenge mu cya Lieutenant General Kabandana waranzwe n'urukundo, kwitanga n'ibindi byinshi. Yagize ati icyo nakwisabira urubyiruko ni uko mwakurikiza urwo rugero rwiza, mugakundana, mugakora imirimo ibahesha agaciro kandi ikubahisha n'abanyu. Iyi si dutuyeho muragenda muyimenya, ni isi ahanini itagendera ku rukundo, igendera ku nyungu gusa, igakora uko ishoboye abagerageza kubakira ibihugu byabo ku rukundo babaca intege. Ariko ntabwo tuzaneshwa na rimwe. Twabayeho amateka mabi cyane, ariko ubuyobozi bw'iki gihugu bwiza n'ingabo zireba kure bagaragaje ko mu gihe cyose tugendeye kuri izo mbaraga za roho n'urukundo n'ubwenge, Imana izaba hafi yacu ikaturinda ibyago byose, ntiducike intege. Rero yagaragaje ko mu mwaka w'1994 kiliziya n'insengero zabatijwe arizo nyinshi, ariko muri izi nzu ziswe iz'Imana hiciwemo abantu benshi. Amagambo ye yagize ati dushyire mu bikorwa inyigisho duhora twigisha nk'uko Lieutenant General Kabandana yabitanzemo urugero kenshi. Yarwanye intambara nyinshi cyane, yahanganye n'ikibi, ntabwo yatinyaga ikibi, ntabwo yatinyaga kuvugisha ukuri nubwo yabaga abangamiye inyungu za bamwe. Yarababwiraga ati izi nyungu ntabwo zizaramba. Rubyiruko muraha na bagenzi banyu, turabinginze nk'ababyeyi, iyo ntambwe nimuyigenderaho nibwo muzagaragaza ko mwakundaga kandi muzahora mukunda Lieutenant General Kabandana. Ni The Quick Times News rero nk'ubusanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu mu yandi makuru.